Nongeye kuguha ikaze kuri Leo TV Entertainment, umuyoboro wa YouTube w'abasobanutse kandi basobanukiwe, umuyoboro wa YouTube wabihebeye isi y'imyidagaduro. Ni inkuru rero yakomeje kugenda ibabaza abantu benshi, ni inkuru iri kugenda ivugwaho n'abantu benshi, ni inkuru ibabaje. Umukinnyi wa filime Uwihoreye Jean Bosco Mustafa wamenyekanye nka Ndimbati ari mu gahinda gakomeye nyuma y'urupfu rw'umubyeyi we witabye Imana kuri uyu wa 14 Mutarama 2026. Umubyeyi wa Ndimbati yitabye Imana ari mu rugo kwa Ndimbati mu murenge wa Nyarugenge mu karere ka Nyarugenge mu gace kazwi nka Norvege mu mujyi wa Kigali. Mu butumwa yanditse ku rubuga rwe rwa WhatsApp, Ndimbati yagize ati: mama wanjye aritahiye, yari mu rugo iwanjye. Ndimbati yagize izina rikomeye muri sinema nyarwanda abikesha filime ya Papa Sava ya Niyitegeka Gracian uzwi nka Papa Sava, ariko kandi yakinnye muri filime zirimo Seburikoko n'izindi zigiye zitandukanye. Uyu mukinnyi wa filime rero Seburikoko cyangwa uyu mukinnyi wa filime Ndimbati akaba akomeje kugenda yigarurira imitima y'abanyarwanda muri rusange, ariko icyo twamwifuriza nuko yakomeza kwihangana kuko burya gutakaza umubyeyi kiba ari ikintu kitoroshye habe na gatoya. Nge rero twari turi kumwe muri aya makuru, nitwa Leo Dukuze. Niba ukunda ibyo dukora kuri subscribe kugira ngo tujye twibanira buri munsi, kuko uyu muyoboro wa YouTube witwa Leo TV Entertainment ni umuyoboro wa YouTube w'abasobanutse kandi basobanukiwe. Icyo nakwifuriza rero nuko wakomeza kugubwa neza, amafufu n'amafaranga bigakomeza kugufubika. Ikindi kandi ndagushishikariza gukora kuri subscribe. Ndagushimiye cyane.